Hello. Hi. Umeze neza? Ni sawa? Sasa rero niba munkunda, ibiganiro byanjye bibaryohera, ndashaka kugira ngo nyine ujye ukora subscribe, ukore kuri kariya kantu k'umutuku nyine, hanyuma uhite ukora no kuri iriya nzogera, video yose izajya iraza uzajya urayibona. Icyo kintu ukajya ugenda utagikoze. Ewana, iyo ukoze subscribe buriya mba mfite imbaraga nyinshi cyane. Hano murakazi, iyi siporo murayizi. Nshaka kugira ngo ndabizi ko mutangiye kwanse ajya kutubwira ngo icyo noneho. Nshaka kugira ngo mbabwire uburyo ushobora kurongora iyi gituba gikunnye. Ngo mutangiye kwireba ndabizi. Mutangiye kujya mureba munikoraho mwumva uburyo icyanyu kimeze. Igituba gikunnye uburyo kirongorwa ewana. Abantu mugifite nyine namwe murabyumva, ariko hari utuntu nyine ngiye kubabwira nyine twatundi dushyashya, twatundi mutazi. Hari igihe ugifite ariko ukaba utazi uburyo kigomba gukora, uburyo kigomba kurongorwa. Cyangwa se igituba gikunnye ugasanga utangiye kwibaza ngo kiba kimeze gute. Ni ibyo ngibyo rero. Shaka kugira ngo nyine ewana uri ready nyine twagiye. Ni uburyo nyine bumeze gutya nyine bwa kundi umeze nk'umuntu uri kubyina amakuru nyine umutwe wawe imagine ko nyine twagiye turi no kumanuka nyine. Igituba gikumye n'igituba cya kindi kimeze neza, igituba gifite byose. Byose wibaza rero ngibi byose, cya gituba kigira amazi, cya gituba nyine cyaciye, cya gituba nyine buri wese agirira apeti, ni igituba nyine gitera apeti nk'umureti n'amafi. Icyo gituba rero ni igituba nyine urabona nkanjye uri guseka, ese wambaza niba nanjye nyifite. Igituba gikunnye ni cya gituba ewana kabisa gisekeje, cya kindi gitera ibyishimo, cya gituba gisa neza gihora kiyaga no mu mwijima kirayaga. Igituba gihumura. Igituba gikunnye ni igituba gifite ibintu byose, nakubwira ngo n'amaso n'ibiki na za nguni, indirimbo n'ibiki nyine, umuziki. Igituba gikunnye rero ni igituba, cya gituba ukigikoraho wumva nyine ari igituba gifite ubwisanzure, igituba kibobeye, igituba cyoroshye kitagoranye, igituba gifite imyeyo, hahandi umugabo wakigezeho yumva ko ari igituba cy'ukuri, yumva ko ari cya gituba akeneye, yumva ko ari cya gituba kiramuha byose, ko ni igituba kiryoha cyane. Ya mboro nayo iyo igikozeho itaranakoraho bya nyabyo, ubikozeho nk'iyigendera, isigara iri kujya nka gutya itera imisonga buri kanya. Iba yumva nyine ifite inyota n'inzara kugira ngo ayo mazi yanyweho nyine inarye nyine ihage, ko ni igituba kiryoha cyane. Nshaka kugira ngo rero tubiganireho neza. Wowe utagifite wenda hari uburyo ubutaha nzakubwira nawe uburyo ugomba kukigeramo bikagukundira, ariko ubu noneho nshaka kukubwira uburyo kiryoha, uburyo kimera. Wa mugabo we niba uzi ko ugifite ugikomerewe, ko kiriya gituba ni icy'agaciro, kiraryoha cyane byahataye. Igituba gikunnye rero ewana, kurya ibiryo birimo umunyu n'amavuta ntako bisa, ibyo byose nyine biba birimo. Ni hahandi usanga igituba nyine cya gituba gifite ibintu byose. Cya gituba iyo utangiye kukirongoraho gake cyane, ho gake
gitangira kutakikwereka urupfu rumeze ukuntu nyine rw'umweru dede. Mugabo ko utangiye kubyibaza wese wibuka cya kintu mwahuye, cya kintu nyine ushobora kuba waranakivumbye rero bazakumena ijisho. umva ukuntu bagikora rero icyo gituba, ibyo bakirongora uburyo gicumita ukumva ni igituba fresh, ni igituba utangira kozaho udutoki ugashyiramo imboro n'indani, imboro ukayimanuramo imbere. Inzira zose ziba zirangaye nk'ariya amarembo rwose, amarembo y'imipaka soze ukuntu aba arangaye. Ushyiramo imboro ukumva ni igituba kiri gutanga inzira kabisa. Igituba uhera ku mutwe wacyo kumva gitanze ubwisanzure, nta stress kigira, nta kajagari kigira, ni igituba cyiza cyane. N'impumuro yacyo mbese n'indebo yacyo uba ukibona ko ni igituba gisa nk'ikigira amatwi nyine, utuntu tumeze nka gutya ku buryo imboro iyo igiye gutambukamo nyine bisaba gufungura. Turiya tuntu tumeze nk'utubaba, nta mababa abayo ariko nyine utuntu dukunnye tuba tumeze kuriya, ndavuga imyeyo ku bantu muyizi. Icyo gihe utangira kujya ucumita twa tuntu dukunnye turi ku gituba, tugenda tuzamukana n'imboro tumanukana nayo, genda wumva ibintu ari neza, ubuki bwaguye mu buki nyine. Umugabo nyine araryama agasinzira, akajya agenda amanuriramo imboro yisunika neza cyane, ku buryo wumva ko nyine isi yabaye iyawe n'uwo isi ya babiri nyine, mugenda muganira ngari kugucumita umubwira uti sheri burya ufite igituba kimeze gutya, igituba cyawe burya cyari gikunnye sheri, none zacyumvishe se? Ubwo ndagusubije rero witonde. Nshaka kukubwira ko rero ugomba kumenya neza ko igituba kimeze gutyo, niba mu nzu iwawe ugifite nyaboneka kikore neza nyine nk'uko wagihawe. Wowe ufite amahirwe ugifite mu nzu, hari igihe wenda hari umusore uri kujya aravuga ati ubusengeye ko nshobora kujya kugishaka hanze, nagenda mvuga ngo iki, nyine bivuga nk'uko ndi kubikubwira. Igituba gikunnye, igituba gifite ibintu byose, amazi n'ibiki, dushe na toilette bibamo. Nicyo gituba. Noneho iyo umugore murimo neza mwembi, ugitangira gushyiramo, hari uburyo utuzi dutangira kujya duca mu mpande n'impande, ntago cyo gisaba kugira ngo ufate imboro wirirwe uri gucuranga. Oya, ukimanura neza kuri cya gituba kimeze neza kidafite ibibazo, ugishyiramo imboro gitangira kujya kigenda, wayabona nk'agatiyo kaba kari gupfumuka, ukabona utuzi turi kujya tuzamuka, kumva igituba kiri koga neza, kikoza imboro ikamera neza, igenda ihaguruka yiyongeza hirya no hino, kumva iri gufata umurego ukabije cyane, kubera ko mo indani igituba kiroroshye nyine. Ni igituba gikunnye nyine, gifite ububobere bumeze neza gatoya. Rero ukibeshya ugafata nk'imboro ngo ugiye kunyaza, je baba we. Dutangira ukuvuga isubu ndasubira muri dushe kuko sheri uransubiza muri dushe. Umva, uba ugomba nyine kukimuhereza akagisasanura, kubera ko nyine waragikunnye, nicyo gifite uburyohe. None se ubwo buryohe nutabumuhereza nyine, ubwo urumva ugomba kubumuhereza kugira ngo nyine ibyo biryo ni iby'umugabo, ntabwo ari ibya wa mugore we. Menya neza yuko wagikunnye kugira ngo kiryohere umugabo. Nizere ko noneho wumvishe nyine ukuntu kiba kimeze igituba gikunnye, uburyohe buba burimo bwonyine kugira ngo buba bwabaye. Mugabo rero ndagira ngo nkubwire uburyo nyine ugomba kugira ibintu vuba vuba nyine, kugira ngo utamutindira agasubira inyuma, ko kiriya gituba uburyohe bwacyo ni bwinshi, ushobora kukigabanyaho gato bikabukubana ibibazo. Rero nkubwira nti fata imboro yawe umutungure uhita umunyaza nyine, ushobora kujya ugenda ugira gutya cyangwa ukamanura ukajya wandika umusaraba ukagiteranya, ariko
ukagiteranya kiriya gituba gifite amazi kuriya ntukagipfusha ubusa, yamene nyine, uyamene ku buryo umugore azahita yicara akavuga ati ariko nanone nizere yuko umugore uri kumenera amazi gutyo atari aho ngo abe yagagaye, ntabwo yaba mu bwigunge, kuko icyo gituba nanone ndabizi ko gitesha umutwe iyo kiri kurongorwa. Icyo gihe umugore aba ari kurashya ubuguru buri kanya, utuboko ntabwo twicara hamwe, umunwa reka ari kukubwira utuntu twinshi cyane, nawe nyine ewana uragikora ukamva ya matwi ugashyiramo ibiti bigukundiye, ukamukomanga ijana rikuzura. Nshaka kugira ngo nkwibutse yuko umugore wawe niba ubona atari gukoma mu gihe uri kumukoma nyine, icyo gihe kano kaboko uhita ukajyana ugatangira ukajya umukora mu mutwe, atangiraga yenyeganyeza buri kanya, uri kumuyagaza, babyita kuyagaza umugore. Icyo gihe noneho ewana yaragikunnye nyine kugira kiguhereze neza, ku buryo aya mazi niba aryamye hano arajya kubita ku gikuta no kuri plafo ari ukayavumbura neza. Kibamo amazi, witonde n'ujya ugisanga kimeze gutyo, niyo akazagira umuntu ukubeshya ngo upfe kukivaho utayazanye, kuko abajeje. Babwire neza yuko ngewe gutyo ubu tuvugana ngewe nyine reka gushyuka, kuko kumbona nicaye hano byakuvuna, wafata indege pe. ahubwo ibuka ukore subscribe, ukore nyine tange share hari ahirya nyine no kuri ya nshuti yanjye nsange byagezeyo, noneho kugira ngo gituba gikumye tujye tukimeza neza fresh, kugira ngo tujye duhurira hano neza turyoshye nyine nta stress nyine twirya. Kubwira ko nongera kugaruka mu kanya, zere ko nyine wumvishe igituba nakubwira ko kimeze. Igituba gikumye gisaba kunyagwa cyane, amazi ukayakuramo neza, kuko umugore ayo mazi utayakuyemo atuma arwara akaremba burundu, gatuma ajya no mu bitaro, kandi imboro ifite yo kukirongora. Mbese ukanakura kuri iyo myeyo ukayikozaho intoki, ukayikurura ukumva ukuntu imeze, no mu ntoki iraryoha. Mu ntoki iraryoha rwose, wumva inyerera, ibintu bimeze neza cyane. Nizere yuko nyine uba ugomba kukirongora witonze, kandi nkumva nyine ugakoresha kakanyabupfura nyine, ariko mu kunyaza nta kinyabupfura kirimo, uba ugomba kukinyaza amazi yose agashiramo hahandi ukabona ko uko biri ukavuga uti kambe mbitse ahangaha ejo nzayakoresha. Uvuga ngo nyine kwa kundi utangiye kubikora ukakibuka ko nyine kirakunye, ukajya ugenda ushaka wanagisoma ukagisoma nyine, kuko nyine ubwo buryohe butangirira mu mutwe, mu jisho, ku munwa, hasi ho reka sinakubwira ko niho utangira winjirira. Urakoze cyane, kandi nizere yuko ugomba kuzagikora neza cyane. Unanyandikira umbwira uti hari akantu utambwiye, noneho ejo ndaje agusobanurire neza cyane. Murakoze.